igihe Yampano kirimo aravuga ko ari njyewe ngo wari uri inyuma y'isakaza rya video yakoze, hari ibintu Yampano hano arimo arabeshya byinshi cyane. Yampano arashaka kukubambisha, ari kukubeshya, arimo aratuma nsa nabi imbere y'abantu kubera ikintu kinini nk'icyo yikoreye, arimo aragifata akakinyambika mu bantu. Aho rwose umushu mukuru Jihad, Imana ijye mu mugisha, ibaza umuntu wifata Imana bafite abantu bamukunda bagemura, kuko urumva afite uburenganzira n'igipapuro cyo kugemurirwa, ariko abafite abantu nka 30 bamugemurira ku buryo ibihodi byose bahamagara bakarya Mana. Aho bari bafungiye muri gereza hano Kicukiro, mu madosiye yabo yose bararebye babona Kejoni muri dosiye nta cyana kimwe kimuhama. Kwira videtera umwaka umane Jihad yari ifite imodoka nziza yibera muri life nziza, ubusa nagiye kurya ibigori nk'abandi bose, ubonaga agiye kuzatonda umurongo n'agasahane Mana. Siko musetse ira videtera muyisibe. Yampano ndiye urabizi tugiye kwesana, uzajya uvuga nze hano mvuge ntanga ibimenyetso, ntanga ubwenge abantu babimenye, nkura muri boro zawe kandi ribu niba muri hano mubikurikirane. This guy is lying. Uno muniga arimo arabesha cyane, uno muniga arimo arabesha. Mwaragiye turababaga Kurikiye uburyo wambagaga nkavuga ni si muvandimwe wanjye ari kumbagira iki koko. Aho rwose umushu mukuru Jihad, Imana ijye mu mugisha. Ni gute byagaragaye ko utabikwirakwije? Wasohotse gute? We bakurekuye gute kandi bari barakureze? Niki yagendeyeho akurega kandi utarabikoze? Nabisobanuye hano, nawe ndumva umusibe ejo kwa Godfather. Oya, ndibaza ko wowe ari wowe wabisobanura neza ko niwe nyiri ntuzi, niwe nyiri gufungwa. Gute basanze wowe barakureze ko wakwirakwije kandi baza gusanga ko utarabikoze, bahita bakurekura abandi barabatwara? Byagenze gute kugira ngo ubu umwere? Nyine we avuga ko ari njye watumye amenya ko video ye iri hanze, kubera wambaye bugi posting ibintu bitwa Odette. Umva mumbwire muhembaye nimero ze zirahari, ahubwo tubwira haba. Neje ari yamupostinze, ahubwo ejo yapostinze Yampano aravuga ati ukeneye video yohereze 5. Aho rwose umushu mukuru Jihad, Imana ijye mu mugisha, ibaza umuntu wifata Mana bafite abantu bamukunda bagemura, kuko urumva afite uburenganzira n'igipapuro cyo kugemurirwa, ariko abafite abantu nka 30 bamugemurira ku buryo ibihodi byose bahamagara bakarya Mana. Sha kandi abizari kurya imvungure bari ibibazo pe. yawe ufite umuntu umeze nk'uko Mana, sha sinzi arabagaburira yajyaga batamutu boss sha cyane pe. Mwaragiye turababaga nabakurikiye uburyo wambagaga nkavuga ni si muvandimwe wanjye ari kumbagira iki koko. ngo nde jewe umuntu utarambaze n'umuntu witwa Kasuku ni twakubaze gute ko ari bisanzwe, ko ari bya bindi by'ubusanzwe? Oya ngenda byakira siko muzika social media nyine cyane nigeze nkubaga, ndavuze ibyo navuga. Ibyo amageragere nari ngenezera ubutabera bw'u Rwanda, urumva Imana burizewe cyane cyane, ariko yewe naho banze uri maneko y'igihugu. Reka nkubwire, uravuga nde ubundi wowe Godfather, kubera iki iyo umuntu agiye kugira ikintu kigize icyaha uhita umucyaha ukamubona boss Lady bozvaga na Jessica muzashwana nabo? Oya Godfather natubwire nimba ari umuyobozi runaka tubimenye, kuko kenshi iyo ngiye kugira ikintu kigize icyaha. Oya ntabwo nzashwana nawe, ntabwo nashwana nawe, urabizi ko ngiye ntabwo arabizi ko ntari mirongo atarenga. Nyine nsubiza, nyine kubera icyo ushyigikiye ubuyobozi cyane cyane kurusha twe tuba mu gihugu cyacu. None udashyigikiye ubuyobozi wakora iki? None wa muganda nawe hari impamvu mbimubajije. umva nkubwire do urumva cyane umuvuduko ntabwo arahura na backfire. Jessica kirasama na kirasama kivugira we aracyari kwirukanka ngiye cyo nkora se ntuzi ko mbagira inama, mugira inama kugeza igihe ntazarikura. Aba adashaka ko bagufunga. Ariko John welcome ko avuye muri gereza. Wakumva ukuntu mbaga Jihad yavuga ati ndamwanga nifuza ko afunga. Oya aya masaha ntabwo arakatirwa niba afungurwa, ariko ntabwo nge kugeza style ibyo navuga ngo gihari Yampano n'uyu munsi nge sinemera ibyamukorewe kuko n'ubunyamaswa, kandi bacunze babikorana ubugome, bacunga afite contract naraziboneye
uriya mwana baramuhemukira. Yego ariko dushimye, wamuhemukiye ni thank you. Pazo, Ibyo rero ntabwo wamuhemukiye ngiye ni nzigera Pazo, nisubiraho ngo ndeke kubivuga. Umuntu wese wamuhemukiye rero ni Pazo Dumba. igikorwa kiravuga ntangiye kukwanga. Nta muntu wamuhemukiye uramenyekana kuko urukiko rwo ruzemeza wamuhemukiye. nibyo Nta muntu. Yego, so niyo mpamvu mvuga uyu munsi urimo kunyumva ntabwo nshimishwa Nk'ubu ngubu nubwo turi hano ushobora kubona bafashemo n'abandi muri bari bafunze ugasanga nta n'umwe wabikoze, ahubwo undi I utarafatwa know. yafatwa ugasanga niwe wabikoze kuko nyine bacyari mu iperereza n'ibiki. Rero ngewe ikiriho kimwe, iyo mvuga ati ubutabera bukora akazi kabwo, niba sanga Kejo nibimuhama ari wakoze buriya bunyamaswa bamubagera uruhara barakubitamo inkonjo aje mageragera aje kubiryo. Uriya mwana uruhe? Sorry, none wihangane gutyo urimo kunyumva. So asante sana. kuba gasuko yaracecetse ntavuge, nge ntabwo naceceka. Urimo kumva Kasukumane ni sawa cyane, ni sawa cyane ko wakoresha amarangamutima kuba ataravuze. None se ntiyari inkuru, uri icyamamare. Numvaga oya kuvuga sha yaranavuze, nabonaga posting buri kanya, abarimo muratanga nyine murakoze cyane, bakabubwira ngo nantemo ati mutamo kubera iki. No rukunyumva muratanga gift, murakoze cyane, mukomeze gutanga gift. Rukunyumva John gift bad bitch ushobora kumwima. Ariko n'abantu bumva ngo umuntu ajya gutanga ubuhamya cyangwa se nyine muri ribu kuvuga gutanga ubuhamya ni itegeko, gutanga ubuhamya ni itegeko ku kintu uzi, bapfa kuba bamenye ko hari ikintu biziho. Rero uvuye mu kavuga ngo ugiye kwirakaza hano tuvugaranyerera Jessica ba active sheri, ariko ka Jessica ni keza, reba ukuntu nuko hano sinabyo bishoboka n'ufikiga Jessica n'ushaka ubwo banyuza Jessica abagabo bavuga duruko Jessica barakubeshe. Jessica ashobora kakureka gifite fosete iki gihamba. Jessica nk'uwamuzi bakanwa rimwe gusa akamugira umugore wo mu rugo, reba ukuntu gaseka neza kaginga. Ariko kandi Jessica asa neza ari no mu buzima bwe neza, ni mwiza nuko thank you nashimye ngo asa neza ni keza. ngo difference Jessica na bad bitch ngo nuko bad bitch wakeneye amafaranga kugira ngo azase neza, babayeho nabi na kamera ntayafite. Wewe urumva Kejo yo so neza niba uzi ibijya biba ku bandi nawe nuko erega nanjye nakubahaga iyo twaba turi abashumi. Ibi ngibi rero ntabwo ngiye cyo nashobora kugira nyine umuntu utazi social media ni ushaka kubigifura urumva. So umuntu kugeza n'aya masaha nubwo Dumba atari buze kubyumva, urimo kunyumva, umuntu uva wakurikiranwe banasesengure cyane n'uyu mujene w'inshuti ya Dumba nani Pazo. Yeah, let him face the justice. Niyo mpamvu ngiye na mbere y'urubanza rwo gato yarufunguka naravuze nti Kejo according ku makuru yagendagaza Kejo n'abantu bose babona ko n'abantu bazamura kuri para baravuga ngo Kejo arasohoka, Kejo arasohoka. Reka nkubwire ikintu kimwe, sibyo? Niba Pazo Cyber Report yaravuze ko nta video ya sharinze muri telefoni ye, ibyo turabyemeranya. Ni ukuvuga ko telefoni ya Pazo atigeze ayikora atigeze ayikoresha gusharinga izo video. Noneho ndashaka ko abantu bicaye hano 670 babanze batekereze ni ikihe kindi kintu ushobora gusharingisha video telefoni yawe itasharinze. Tega amatwi. Kejo uriya wenyine yihamagariwe, ariko se wagiye ukareba n'abatanga buhamya bari mu rukiko niba warakurikiye akantu ku kandi utakoresha amarangamutima. Umuntu bita Babu urimo kunyumva yari mu batanga buhamya mu rukiko, yihamagariye Pazo. Ahamagara Pazo mani iki kiboro kisikama kizungu mani uyu nguyu kantangire kumbura kananga urukumva. Uriya ni umutanga buhamya, warabyumvishije ejo ntuza yampana ari kubisobanura. Ni umutanga buhamya wahamagaye Pazo. Ushaka kumuhamagara inde ubu ngubu Babu? Ushaka kumuhamagara Babu yitaba telefone? Ubu sinari mu kazi. Aritaba Babu. Babu akora nimugoroba. So Babu urukumva Babu kumuhamagara kana kiri umutanga buhamya, urimo kumva, kandi urubanza rutararangira ntago byaba ari fe. Abantu baribeshya ko rwarangira, urubanza ruzatangira. Urimo kunyumva Dumba? Uri nuvuga ngo uri ntuza ya mpano ahamagara yahamagaye Pazo, urimo kunyumva? Pazo asanga yamuborotse.
screenshot ikimara kugera hanze Mm. ahamagara Mm. afata telefone umugore baramuhamagara ariko umutakambira ngo atabikora. Mm. Unyumve Mm. mu kwa gatanu Mm. umugore amuhamagaye Pazo aramutuka ntabwo yigeze abireka. Uri kunyumva? Mm. Muri iryo joro bahita birukankira kuri RIB kujya kurega. Mm. Bagezeyo RIB iravuga ati ibyo bintu muri muje kurega basakaje mu biri hehe. Mm. Babagira basazi ko nta video bari bafite. Mm. Barabirukana Bazi kuri gutanga amagift mu welcoming ke John avuye muri prison bamufashe yavuye n'umwere. Urimo kunyumva? Mm. Barangije Mm. icyakurikiyeho Mm. byanze RIB yanze kubafasha kuko batarafite ibimenyetso n'ibyo baje kuregera. Mm. Nta na evidence bafite banga kwakira icyo kirego. Mm. Uriya yatangiye ibiganiro Mm. yinginga Pazo kugira ngo atabishyira hanze. Urimo kunyumva? ariko Davido ngo yatwitse show i Kigali. Uretse gato kumvanga ariko ntacyo yatwitse uretse kuba yaranze kwishyura hoteli. Yase ngo baramufunze dagase. Bamufungiye muri hoteli bakasohora ibintu kuko urumva bya bindi bya Iyo bamuzana brigade. urumva Dumba ikintu mugomba kumara ko nawe wituvanga. So Pazo uriya ntuza yabuze ikintu akora bukiye mu gitondo yagiye kureba nani Babu aravuga ati rero nkora iki, ariko noneho ngo yagiye kureba nani Babu agira ngo kuko Babu yaramubwiye ko afite umuribu w'inshuti ye ushobora kumufasha kwakira icyo kirego. Urukunyumva? Bahagarike Pazo ariko aravuga ati ariko rero mbere yuko tujya muri RIB ubugira kabiri reka tumaze tuhamagare Pazo tumubwire niba yabireka. Urimo kunyumva? Izo process zose nani Babu ahamagara nde? Ahamagara Pazo. Pazo mu magambo ye aravuga ati ntabwo video ndibuze kuyishyira hanze. Urimo kunyumva? Ntabwo video nza kuyishyira hanze, nashize screenshot hanze nshaka kumukanga. Urukunyumva Kejo? So uri kumva niba ibyo byose niba aravuga ati yewe na video ndayisibye. Wumve? Na video nayisibye nimubona yagiye hanze muzamenye ko ndumuhemu. Ayo namagambo yande? Namagambo ya Babu ya Pazo abwira Babu kuri telefone. Remember ya mpano yararanga wacecetse. Do you think ko atabiri codinze? Reka nkubwire ikintu kimwe. Pazo uyu Babu yagiye mu rukiko gutanga ubuhamya bw'ibyo bintu. Godfather reka nkubwire ikintu kimwe. Ibintu urimo uravuga n'ubundi Babu yarangije kubivuga. Nje ndashaka kukubwira bijyanye na ya mpano ukuntu nibo namwumva amagambo avuga ntabwo asa. Hamagara Babu n'ukuri kw'Imana ndaguha Lion. Navuga ibintu bisa nk'ibyo ya mpano yavuze. Ndaguha Lion ubungubu. Umva. Njewe reka ubungubu mufatirane right now turi kuri live. Ndikubaza. Bijyanye n'ukuntu ya mpano mwumva ukuntu agenda regana ibintu agenda avuga haya n'ibintu agenda avuga n'ibintu aba yavuze Dumba hamagara Babu. Ni ibintu ya mpano yakubwiye bisa nk'ibyo babaza kukubwira. Ngenda ahita nguha Lion. Nkwereke digiri charging abene ziba zirimo fara barimo ukaba utaramana Galaxy muhita nde kudumbura muzi wowe. Urumva icyo mvuga ni iki? Urimo kumva? Ahubwo dore umuntu ibi bintu ke John nabikubwiye ugihari siko bimeze. Ibintu byakorewe ya mpano n'ubugome bro. Umuntu ufata ibintu nka biriya akabishyira hanze abari umuntu nzabivuga ku munota wanyuma gusa sindi imboga umuntu wakoze biriya gome wawe mani buri umugome wakica n'umuntu ari wowe babikoreye mani wasara bro. Uriya mwana bacunze agiye gutanga avuye muri interview ku gihe we na Rutijore bagomba kujya gukora interview bayigomba gukora tuwa mu Burayi bro. Erega bino bintu harimo umunyamakuru w'igihe wagambanye. Reka nkubwire ikibyica byose rero reka nkubwire ikibyica Godfather. Reka nkubwire ikibyica ngewe impamvu mbipinga ibi biboro. Nuko ya mpana aravuga ko ari ngewe mastermind kandi ngewe nzi ko nta na kimwe nzira.
nzi ko nta na bimwe nzi ari kukubeshya nta na kimwe nzi, nta video nzi, nta nabibonye nk'abandi ukuntu babibonye, ariko yaciye inyuma iyo arimo arabisobanura avuga ko ari njyewe mastermind w'iyi plan. Yampana aho ngaho byose bita bipfa kuri njyewe. Ahita avuga ko ari njyewe, mu gihe Yampana akivuga ko ari njyewe mastermind, afite ibintu byinshi abeshe, kandi aha ngaha niho Yampano bigiye gutangira, bitangira kuri njyewe. Asubundi Godfather woshigikiye Yampano kari kubeshya Dumba uramuzi. Yampana kirimo aravuga ko ari njyewe ngo wari uri inyuma y'isakaza rya video yakoze. Hari ibintu Yampano hano arimo arabesha byinshi cyane. Yampana arashaka kukubambisha, ari kukubeshya. Oya njye ntabwo bamamba ko nta kintu nta cyakimfata video sinashya muri ibi bintu gifata Dumba, nta cyakirimo kiramfata nta na kimwe. Ariko the fact ko arimo aravuga icyo arimo arakora, arimo aratuma nsa nabi imbere y'abantu kubera ikintu kinini nk'icyo yikoreye, arimo aragifata akakinyambika mu bantu, nubwo umuntu adashobora kubiprovinga ngo bamfunge. Urumva aragifata akacinshiraho, which is very 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 bad, and I feel hari ibintu byinshi Yampano arimo arabesha agenda avuga bitari ukuri. Mu gihe Yampano kirimo aravuga ko imbiri inyuma hari ibintu Yampano byinshi arimo arabesha. Ubwo Yampano ni nkaho arimo arakugira boss wabariya bafashe. Nyine Yampano arimo arabifata byose akabigira ko ari njyewe Godfather, ari njyewe Godfather wabyo. Rero mu gihe avuga ko ari njyewe Godfather wabyo, njyewe nizi ko nta na kimwe nakoze, nta n'umugambi mbifitemo. Yampano hari ibintu byinshi arimo arabesha. Ibyo nibyo byatumye umva ikintu cyababaje Yampano ngikubwire we Dumba, we nimba utakizi ngikubwire ikintu cyamubabaje. Urumva wowe wajya kuvugana na Pazo mu Kigande kandi nagacyumva ibyo babyumvise. Ibyo nabyo birimo ese kuba tarize niyo mpamvu wowe ugomba kubizira. Nimba mwaravuganaga mu Kigande yagiraga ngo Betty ndakubona uravuga ati gusi yavuze ibyo. Ejo nasubiye inyuma Godfather yanyohereje noza yambwiye ngene kureba kwa Nyita Cedric, ikiganiro ndacyumva cyose, arangiza arimo aravuga ati ngo Dumba niwe yarabiri inyuma, niwe yarimo aravuga ibintu byose ukuntu byagombaga kugenda. Ntabwo yabivuze. Musubireyo ndabikata ngene mbiposting niba mubishaka, ndabikata ngene mbiposting cause nasubiyeyo narabyitega narabigize. Agenda asimbuka hamwe aravuga ngo Godfather, hamwe aravuga ngo nawe reka kugarukeyo, hamwe aravuga ngo urabona yamuze akimara kwirukana Pazo mu nzu. Jessica buretse nta mafaranga muhaye. Jessica buretse Yampano aravuga ngo yandegeye ngo kutaba umuntu mukuru ngo nkakumira icyaha, ngo kutaba umuntu mukuru nkakumira icyaha. Okay, ibyo sibyo, ibyo yareze sibyo avuga. Iyo ari kuri net, iyo ari mu bantu benshi hano mwamwanjamye mwaje kumureba, sibyo nibyo yakabaye yakirimo aravuga. Yakabaye arimo aravuga ngo nari kuma nibona mwumva, nakabaye nibona mwumva mvuga ati njyewe Dumba namureze ko ntabwo yigeze abo umuntu mukuru ngo abuze Pazo kudasakaza video n'iki nakabaye mwumva. Ariko yageze ku mbuga kubera ashaka gushiramo umuriro, ashaka kubihumurira, ashaka gushiramo inkwi mu ntuza, ahita yongeraho akavuga ati Dumba ni wari ubiri inyuma. Ahita avuga ati Dumba yarabiri inyuma. Ubutabera ko buhari ngo bukora akazi kabwo, ko ubuyobozi bufite ubwenge, ko nzi yuko hano ku gihugu cy'isi yose nta gihugu kirusha iperereza igihugu cy'u Rwanda. Ibyo byo nabo wa mbere mu kubihamya, kuko ngewe bro like yine igihe natangiye kumenyera ubwenge mu gihugu cy'u Rwanda, nta gihugu na kimwe kigize kiduhirika ngo kitugwishe hasi. Nimba rero iperereza ry'u Rwanda rikomeje gukora akazi karyo neza, Yampano nareke gushirishamo abandi bantu, abo bafunze barahagije. Arashaka gufungisha si igihugu cyose. Abantu bari mu butabera, bari mu maboko ya leta. Leta yabajyanye mageragere tayari, yo wageze buri mageragere tayari haba harimo ibintu bimwe biguhamo. None se ke John Singuye mu gihugu, nukuvuga ngo abantu bose bagiye mageragere muri dosiye yabo harimo akabazo. Ndabeshya Dumba, ndabeshya
none weke John nawe niwe ndi kuvuga Ibyo. risuri kujya he kuri kugenda ratareka nkubwire shu nukuvuga ngo nawe nazamuke ke John nukuvuga ngo aho bari bafungiye muri gereza hano Kicukiro mu madosiye yabo yose bararebye babona ke John muri dosiye nta cyana kimwe kimuhama baramurekura ngo niyigendere abandi barabajyana imageragere umuntu bajyanye imageragere akenshi kiba kiguhama niba kitanaguhama ariko man nyine bikora process ndende kugira ngo arahaboro have bro Titi Brown ni yamaze y'imyaka ingahe 2 nimba atari 3 yaragiye kuri 30 jours simubizi mwese ira 30 jours nuko burari ibi ntago ibishaka ko umutima ukuvamo cyangwa ngo bagukubitira inyundo y'imyaka 5 barabanza bakaguhereza ira 30 jours kugira ngo babanze bakomeze neza iperereza neza ushaka kugwa 30 jours kamaramo umwaka umwe abantu bangaye bamazemo imyaka 10 mageragere bagiye kuri 30 jours nukuvuga ngo leta gukora akazi kayo ariko mureke guki nareke kukubekera we duba icyambere cyo leta yamuha butabera irangije ifata abantu bamuhemukiye bose irabafite none se wowe aragushaka hiki ko leta yamukoreye ubutabera bwiwa wowe ari kukuzana mu majwi for what bro what the fuck turire genda mubaza niba ari no kubanda mubaza hari igihe wabona turamye hanga kuri live yawe ari no kukumva abafite abapampe bura bamurabuye ati ngwino hahiye gutya na bro nimba reka please rekera ho ngaho dumba mani wimubeshyira bro nimba munafitanye beef yuko yajyaga avugana na Pazo mu kigande genda wiga ikigande ukimenye reka kubekera undi mwana umuzana muri dossier kandi abantu bashinzwe ibyabara bajyanye mageragere man yebyo nago nabyemera siko musaza amano we ibyo arimo aravuga niba nibyo arimo aramvugaho niba ari ibyo ari standing ku magambo arimo aramvugaho afite ibintu byinshi yama ahubwo ndabinginze ribu niba muri hano murimo murareba iyo kesi muyikurikirane ndani mugende musabe na yamana abantu bari muri email uze kozi yamana avuga ko hari abantu bane bari muri email uze kandi iyo video yari muri email ndasubiramo aya magambo hari abantu bane bari kuri email ya yampano kandi iyo video yaje iva muri email murimo murabona ko kwa Pazo mwasanze ko phone ya Pazo cyber report iravuga ko ntabwo yasharinze video izo video zavuye he hari abantu bane bavuga ko yampano muri email bafite email ya yampano mwari video ye bafashemo Pazo kubera niwe bareze cyber report bagiye muri telefoni ya Pazo baravuga ko muri cyber report ntabwo babonye ko izo video Pazo yazisharinze banyarwanda cyangwa abantu bari inyuma y'iperereza video yavuye he yampana arimo aravuga mu magambo ye arimo aragenda avuga ko Dumba yarabiri inyuma ngewe ku giti cyanjye ndi kure ndabizi ntabwo nshobora kuba ndi i Kigali kugira ngo proving ariko magambo nshobora kuvuga nuko ntabwo ndabizi ko mfitemo zero participation muri ibi biboro nukuvuga ko yampano niba mbeshera gutyo hari ibintu byinshi arimo arabesha byinshi cyane arimo arabesha mubikurikirane neza niba ari ngewe nimubisanga bingwaho nzamanuka nzatega indege nze mu mfunge ratareka nkubwira nzamanuka yuko yamano murimo ibintu bitasobanutse muri case y'insa muri ibintu byinshi sobanura Godfather nguyu hano kuri channel yawe musobanuri yamana araza akamubwira ati Dumba niwe mukuru wabyo byose niwe pastor mind nimba ari mastermind no wowe subiza Godfather umubwire ati nge yarambeshyera ndarengana cyangwa ubyemere tubimenye uri kumva rata ikintu yamano ashobora kumpora nuko yampano after some time ndimo namufasha nk'umu promoter mu blogger yatangiye gukora ibintu ntari nshigikiye akazajya akora asohora ibikorwa bye mu buryo tutumvikanaga kandi yabaga mpamagaye ntangira kumva ko ntagishaka gukorana nawe nkazajya nanga ibihangano bye akabimpa nkabyanga yampano yangiriye umutima mubi akibaza ko njewe ndi inyuma y'ibintu bye yagiye ashwana n'abantu kuri tele nje ntabwo ndi kuri tele
ya mpano rero ibyo bintu njyewe niba uri hano ya mpano I don't have nta kintu cyawe nta busabwa ya mpano narabubonye ntabwo ari ubusa njye nashaka gushyira hanze I don't want ntabwo ari ubusa nakurikirana please nkura muri boro zawe kandi ribu niba muri hano mubikurikirane this guy is lying uno muniga arimo arabesha cyane uno muniga arimo arabesha ndabisubiramo ubu ngubu nahagurutse ya mpano ndiye urabizi tugiye kwesana uzajya uvuga nze hano mvuge ntanga ibimenyetso ntanga ubwenge abantu babimenye trust me cyane wabona ribu igiye no kubona ibimenyetso ari ribu iraza kubimenyera ahubwo reka mbabwire njyewe nta muntu ninyana n'umuntu nsenga iriya video itera n'umwaka njye sinanayitunga muri fone yanjye narayirebye mpita nyisiba iriya video ninde wayitunga muri telefone ye ubwo se umwana wanjye afashe fone akayigwaho papa umwana wa Stone umuntu ahubwo umuntu utarayisiba namushishikariza kudiretinga none ahangaha mani na diretinge kuri iriya video itera umwaka mani Jihad yari ifite imodoka nziza yibera muri life nziza ubu se nagiye kurya ibigori nk'abandi bose ubu ntago agiye kuzatonda umurongo n'agasahane mani siko musetse iriya video itera muyisibe